Wahageze. Muragana uje kundeba cyangwa ntabwo uje kundeba ureba abo ngo n'ibintu byo kwirirwa muri zaga nanjye urampa amafaranga reka ntabwo nzongera kuryamana nawe utampaye amafaranga. Yes, ngo hayi ikaze mu kiganiro cyacu wowe udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Izi ni inguni zose TV ngende Browneti. Tugiye rero kuganira mana yanjye noneho sinzi ahantu iyi nkuru ndi buyihere sangwa se sinzi iki kiganiro uburyo ndi bugitangiremo kuko nkikoze numva mfite ikintu bita agahinda kabisa. Icyo nyirango ngukangurire nuko iki kiganiro ucyumva cyose kugeza ku mpera kuko ndaza kukumvishamo ibintu byinshi, ndaza kukubwiramo ibintu byinshi ndetse ndaza kukumvisha amajwi y'umuntu witwa Profete, umuntu witwa Profete cyangwa se umuhanuzi wabiciye bigacika, umuntu witwa Fisto wagiye abica bigacika ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko ari umuntu Imana ikoresha, agaragaza ko ari umuntu ukora ibitangaza, avuga ko ashika abarozi ndetse asengera abantu bamugaye, asengera abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye by'ubuzima, ngo ari umukozi w'Imana wasizwe amavuta. Ndaza kukubwira byinshi kuri uyu muntu wiyita umukozi w'Imana, ariko byaje kugaragara ko ari inkozi y'amabi, ari inkozi y'ibibi, ari umusambanyi, ari umunyabyaha kabombo. Ndetse biraza kugarukamo n'ibintu bishaka kuba bigize ibyaha, ibintu by'iterabwoba cyangwa se gukangisha umuntu icyo uri cyo, cyangwa se kugira ibyo ukangisha umuntu. Ibi ngibi cyo ni icyaha gihanishwa n'amategeko, ariko turaza kureba se mu ruhande rw'iyobokamana uyu muntu koko ni umukozi w'Imana nyakuri. Nitujya mu ruhande rero rw'amategeko ya leta turaza gusanga harimo n'ikintu bita icyaha cy'iterabwoba. Turaza rero kubagezaho amajwi, nibyo ntangiye nkubwira ngo kuri introduction mwumvishe amajwi umukobwa abwira uyu Profete Fisto, aho yamubwiye ngo ese uraza kundeba cyangwa ntabwo uza, ngo jyewe ntabwo nkunda ibintu bya zagarazagara. Umukobwa nawe akamubwira ngo none se urampa amafaranga? Ati niba utampa amafaranga nanjye umunsi ntabwo ndi bwongere kuguha, ntabwo ndi bwongere kuryamana nawe. Uyu mukobwa yitwa Mukandutiye Oliva. Ndaza kuza kukumvisha amajwi, wowe ukurikirana iki kiganiro gusa, hanyuma ubundi ugeze ku musozo wacyo, ubundi uraza kumenya byinshi bihishwe muri iki kiganiro. Byaje gutangira gute rero? Umuntu witwa Profete Fisto mwese muramuzi kuko nkuko wenda bamwe batamuzi muragenda mureba ku mafoto. Uko byagenda kose ni umuntu uzwi ku mbuga nkoranyambaga, afite channel ye yitwa Ngirengo Profete Fisto. Ndetse uretse bino bagiye baca by'abanyamakuru bajyaga gufata inkuru cyangwa se gufata amavideo mu nsengero, ariko uwe ubwe ngira ngo arabyikorera. Uyu Profete Fisto yagiye amenyekana ndetse yaba hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara, abantu bagenda bamenya ko ari umuntu w'umukozi w'Imana ukomeye kabisa, utwika abarozi, uvura indwara cyangwa se usengera indwara zikomeye, harimo za kanseri ndetse na sida cyangwa se izindi ndwara zigiye zikomeye, amadiyabete n'ibiki, ngo hanyuma bagakira. Uyu muprofete ndetse ari mu rwego rumwe n'urwabo bita ba Manirumva ndetse n'abitwa ba Papa Kingi. Ngira ngo Papa Kingi muramuzi, aho bita abazi inzira, umuhanda ujya Imageragere uvuye Nyamirambo, aho bita kuri RP, ni umuhanda ujya Imageragere aho bita mu Miduha. Hari ahantu hari urusengero uyu nguyu witwa ngo ni Papa Kingi yayoboraga. Hanyuma rero uyu witwa Fisto ntabwo we
ntabwo we ari umupasiteri cyangwa se umushumba ufite urusengero, ahubwo we ni umuntu ugenda agakodesha amasare cyangwa se akaba yakodesha urusengero, zimwe muri za nsengero ubu ngubu zemewe, uretse izo bagiye bafunga cyangwa se izo bagiye bakinga. Hanyuma noneho we agakurura abantu ababwira ko ari umuhanuzi w'Imana, ababwira yuko abasengera, akabirukanaho imyuka mibi, akabirukanaho za karande, akabirukanaho imikoshi, ndetse akabakuraho n'inyatsi. Ndetse uyu ni muri bamwe bavuga ngo baragusengera cyangwa se baragukorera deliverance. Aha rero hakaba harimo ikindi cyaha kijyanye n'ubutekamutwe, hamwe nka babandi bayongwe ngo urampa amafaranga ngo nkuzamukire ku musozi ngo njye kugusengera Imana, ngo ngiye gukora amasengesho y'iminsi 3 ngo kugira ngo Imana ifungure umugisha wawe, akaguca amafaranga cyangwa se akakwaka amafaranga bitewe nuko hari amakuru yamaze kugukuramo, hari amakuru yamaze kumenya kuri wowe, swate ni wowe yamwihereye cyangwa se yaraguperereje, amenya amakuru yawe cyangwa se amenya ubuzima bwawe, amenya amafaranga winjiza, amenya ibyo ukora, amenya uko ugenda, ndetse akaza kukubaza naho wahombeye cyangwa se aho wagiriye ikibazo, akakwereka noneho ko umuti aho kugira ngo cya kibazo gikemuke ari we uraza kuguha umuti, cyangwa se araza kugusengera nk'umuntu wasizwe amavuta n'Imana, cyangwa se nk'umuntu umuntu ukorera Imana ikoresha. Impamvu nari mbabwiye kuri abo bandi ba Mana irumva, ndetse n'aba papa kingi, n'abitwa ba papa bitangaza, ndetse nabo bita ba nyirindekwe, ni abantu b'abakozi b'Imana bavuga ko bafite kabisa amavuta, bafite power, basengera abantu, wa wundi ugukoraho ugahita ugwa hasi, wa wundi ewana kabisa, wa wundi mbese nawe ugenda ukabona ko afite izindi mbaraga kabisa ziri kumukoresha. Aba bagabo naje kubona ikintu kimwe bagiye bahuriyeho, bahuriye mu bintu byo kurimba, bakambara neza, bakambara inkweto nziza, bakambara amakositime cyangwa se izindi style nziza. Aba bagabo ikindi bahuriyeho, bisiga ya mavuta abatukuza. Ikindi kiranga aba bagabo ni ikintu kijyanye n'iterabwoba bakunda kubwira cyangwa se bakunda kuvugana mu gihe cyose barimo barabwiriza, cyangwa se ngo bari kuguhanurira, cyangwa se ngo bari kugusengera, bakubwira ibintu bisa nkaho biguteye ubwoba, rimwe na rimwe bakakubwira ibitakuriho, ikindi gihe bakakubwira ibizakubaho biteye ubwoba, ndetse bakunda no kukubwira Imana iteye ubwoba. Turabizi neza twese ko Imana iteye ubwoba, itinyitse, ariyo kubahwa, ariyo gutinya. Ariko nanone mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo harimo ikintu cyo kutwumvisha ko Imana ari Imana ikubita, ari Imana yica abantu, ari Imana itirimbura abantu, mbese ko ari Imana dukwiye gutinya nk'uko bayitwigisha. Hanyuma rero uyu witwa Profete Fisto, tumuzi ko ari umuntu wagiye ukora nyine nk'uko nababwiye kuri YouTube, abenshi no bajya bamumenya, abandi babona nimero ze, abandi bagenda bamupasanya ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse hari aho yagiye akorera za Nyamirambo, hari aho yagiye akorera za Nyakabanda. So uyu munsi ageze aho bita i Kanombe, na n'uyu munsi aracyakora ibyo bintu, aracyakodesha amasare, aracyakodesha mu nsengero, aracyafite abantu abeshya, cyangwa se aracyafite abantu atuburira. Ubu rero ni kwa kundi uvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo urabikora nka kwihorera, ngo ukibwira ko mpanye nawe, ngo ariko ngo igihe kimwe nzabishyira ku mugaragaro, byose ngende mbikurikiranya uko bigenda bikurikirana, mbishyire ku murongo. Ahangaha Imana hari ukuntu Imana ishaka kugira ngo ikwanike cyangwa se igaragaze amafuti yawe. Iyo ukomeje kuyimenyera
ariko ibi bitandukanye na cya gihano cyo kumera cyangwa kumera y'ubuzima bwe cyangwa se cy'umuriro w'iteka Bibiliya itubwira. Hanyuma rero uyu profete Fisto uko byaje gutangira kugira ngo ibi bintu byose bize kujya habona, uyu mukobwa witwa Oliva Mukandutiye yaje nawe nyine ni umukobwa ukora akazi ngire ngo ko mu rugo. Yaje kugira gute rero? Yaje kumureba nawe nk'uko twese tumubona ku mbuga nkoranyambaga, ari kugenda ngo ari gukora ibitangaza, ngo ari gusenga, ngo ari kuvugana n'iki ngo ari gushika abantu, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndaje ndababwira ukuntu ibi bintu bikorwa n'ukuntu bipangwa, ku buryo nawe ari ibintu rwose urambukiwe, ari ibintu ufitiye impano. Ubundi mbyita nko gukina komedi cyangwa se gukina filime, kuko abantu bakina komedi, abantu bize ibintu bya drama, ushobora gukina ibintu neza umuntu akabona utazi neza ko ari filime cyangwa atari komedi, ukabona ko ibyo bintu ari byo bya nyabyo. Hahandi umuntu ashobora no kurira, amarira akamanuka, umuntu agahogora, kandi ari umukino yibereyemo. Ibi bintu rero usanga hari abantu b'abatubuzi bigize ngo n'abakozi b'Imana, ngo bavugana n'Imana, akavuga indimi, akavuga ibiki n'ibiki, akaguhanurira ibintu, akabikubita ku murongo, nawe rwose ugahita uvuga koko ibi bintu nibyo. Ugahita ushiduka ngo uyu muntu koko ngo reka nanjye nzagende ngo arebe ibyanjye, cyangwa se ngo yumve ibyanjye, ngo nanjye ngo ambwire ibyanjye, ngo ampanurire. Ibi bintu abenshi bagiye babigwamo, bagiye babikomerekeramo. Uyu mukobwa rero ngo yaje kumwumva, ndetse areba ari amavideo agenda afata amwe namwe, ari ibintu baba bakinanye n'abandi. Hanyuma arangije aravuga ati umuntu nanjye reka nzamuhamagare. Nibwo rero yaje kumuhamagara, amubwira yuko nawe ashaka ko amusengera. Murabizi abantu b'inkubiswi, abantu tuba turi ba rubanda rugufi, nta mafaranga twifitiye, twifitiye ubukene, dufite inzara, natwe tuba dusenga tuvuga ngo Mana, ngo natwe duha amafaranga cyangwa se duhe ubutunzi, natwe dufashe dukure muri ubu buzima, dukure kuri urwego natwe tujye ku rundi. Ukavuga ngo reka nanjye warasenze amasengesho atabaho byaranze, ukavuga ngo reka nzajye kureba umuhanuzi w'Imana. Umukobwa rero nibwo guhaguruka ajya kureba uwo bita Fisto, ntumbwire aho bahuriye. Uretse ko uyu mukobwa hari ahantu agenda bisobanura mu magambo agenda avuga. Uyu ku nshuro ya kabiri nibwo ngo yari ari Nyamirambo, ahangire ngo kurya nyuma. Hanyuma rero uyu mukobwa yaje kujya kureba Fisto arangije ategura umuntu, ndetse ategura n'ahantu ari bukorera ayo mahano. Hanyuma umuntu araza aramwakira, muha ibyo kurya no kunywa. Hanyuma Fisto araza, barangije bajya ahantu ha bonyine. Aba bagabo rero bagira ibintu bya siyasa utamenya, bagira amagambo ku buryo yagufatishije hahandi, kubera yuko uba umwizera, umwemera, hahandi udashobora kumucika uko byagenda kose. Mbere yuko wenda dukomeza iyi nkuru cyangwa se iyi story ya Fisto, njyewe nzi neza hari umuntu nzi w'umuhanuzi nawe wari umuprofete, ntavuze izina, wenda ashobora no kuzumva iki kiganiro. Ndabyibuka hari umukobwa, uyu mugabo nawe yari yarigize umuntu wamamaye, ndetse abantu benshi baramwizeye, afite icyumba cy'amasengesho, ndetse hirya no hino agenda asenga kabisa, hanurira abantu. Hanyuma uwo mukobwa umwe aza, ikintu cyanambabaje nuko ari njyewe wamumuhaye cyangwa se wamumupashije cyangwa se wamumurangiye. Ubwo nanjye, ariko icyo gihe nanjye namwizeraga ko ari umuhanuzi koko w'Imana, ari umuprofete, ari umuntu w'inyangamugayo. Ariko kuva icyo gihe niho hantu nanjye nahise muterera icyizere, nubwo n'uyu munsi avuga ko asenga cyangwa se agihanura, ariko kuva icyo gihe nahise muterera icyizere. Yagize gutya, umukobwa yavuze ati jyewe ndananiwe, ndarushye, ndaremerewe bitewe n'ibyambayeho, kuko nahoze ntunze amafaranga,
nahoze ndi umucuruzi ukomeye, njya kurangura ibitenge muri Kongo, nza ngacuruza mfite amafaranga, ndi umukobwa mwiza n'ibiki. Atariko naje ibintu byaje kuyoyoka biragenda, ariko ntekereza ko ari umusore twakundanaga. Nyuma tukaza gushwana, maze kumubenga akajya muri Uganda, ngire ngo ashobora kuba ari we uri kunteza izi nyatsi. Rero rimwe na rimwe abantu nibo bitera ibyago. Buryo utangiye kuvuga amabanga yawe cyangwa utangiye kwimenera amabanga y'ubuzima bwawe, hariyo batangiye guha Satani urwaho, cyangwa se uba wahaye umwanzi wawe kukwica. Uyu mukobwa ndangije ndavuga ni rero hari umukozi w'Imana nzi rwose, nanjye ndamwizera, nzi ko ajya asengera abantu, kandi rimwe ajya anahanura n'ibintu, ajya arondora ibintu bikagaragara. Ndamuha nimero ye. Nyuma rero ibyo yaje kumukorera, yaje kumubaza amateka buzima bwe, amubaza ati se urabona wenda wowe uratekereza ko byaba biri guturuka hehe? Uwo mukobwa ku buryo yarabaye no mu buryo asigaye asaba n'amafaranga yo kurya, ndetse n'inzu yakodeshaga bari benda kuyimwirukanamo. Byaje kurangira gute rero? Byaje kurangira uyu mugabo aje kumuvugisha, aramubaza, urumva yamubaje amakuru, yamubwira izo nkuru z'umuhungu ngo bakundanaga. Arangije aramubwira ati umva rero ukuntu bimeze, ati uko bimeze kose, ati umuhungu mwakundanaga, ati dore yafashe ifoto yawe, ati wigeze umuha amafoto wambaye ubusa, ati none aya mafoto niyo yagiye akurogesha muri Uganda, ati ariko ibyo bintu Imana yabinyeretse, ngomba kugusengera ugakira, izo nyatsi zikakuvaho, iyo myaka ikakuvaho, iyo mikoshi ikakuvaho. Umuntu uri gushaka Imana nta kintu atakora. Umuntu uri gushaka ko Imana imugirira neza, noneho muri ba bandi babakira abana bato mu gakiza bataramenya ubu bubandi bw'aba bantu, icyo wamubwira gukora cyose aragikora. Ndetse ni nka kwa kundi umuntu njya numva ngo umuntu ajya kuraguza mu bapfumu. Burya ngo umupfumu iyo wagiye rwose gupfumaguza, icyo akubwiye gukora cyose uragikora tu. Icyo akubwiye ati kora gutya, gira gutya, byose urabikora. Hanyuma rero uyu mugabo yaje kugira gute? Yaje kumubwira ati nyoherereza amafoto nanjye wambaye ubusa, nkuko wayoherereje uwo musheri wawe niwe wakuroze, hanyuma noneho nanjye ngire ibyo nyavugiraho, nanjye nkurogore cyangwa se nkukureho iyo mivumo. Ikindi hari amafaranga yamuciye, ariko aramubwira ati rero nta mafaranga mfite, ariko Imana igiriye neza, nazagira icyo nkora, nazatanga ituro ry'ishimwe. Arangije aramubwira ati nyohereza ayo mafoto. Umukobwa arifotora ayamwohereza kuri WhatsApp. Yari umukobwa mwiza, uteye neza, ufite ikibuno cyiza, ufite inzobe nziza. Hanyuma arangije akora iki? Uwo mugabo yaramurebye aravuga ati uko byagenda kose ibi bintu uyu mukobwa ngomba kumurongora. Uyu mugabo ati umugore we n'abana bagera muri 3. Arangije aravuga ati rero Imana yambwiye ko ngomba kugusanga mu rugo, nkanagusengera, ndetse n'iyo nzubamo nkagira ibyo nkayisengera. Umukobwa yaramuhamagaye, yaratuye hafi n'isoko rya Kimisagara. Hanyuma rero araza agira aho umukobwa yaratuye muri mu nzu ye rwose ya chambrette ariko nziza nini. Nuko arangije amubwira ibindi byinshi, baraganira. Arangije aramubwira ati kugira ngo rero kuko ndi umukozi w'Imana wasizwe amavuta, ndagira ngo kubera ko imikoshi n'imyako byose, kubera ko uyu mugabo mwaryamanye, kugira ngo ibyo bintu bigende nuko nanjye turi buryamane. Umukobwa bitewe na bwa bujiji ndetse n'ubwoba bwo gutinya aba bantu biyita abakozi b'Imana, rimwe na rimwe kubera iterabwoba ryabo, hari abantu batera ubwoba, ndetse noneho no kubatinya Imana, avuga ati wenda cyangwa se kuba avuga ati ndashaka ko Imana yamfasha cyangwa se yankura muri ubu buzima. Ibyo uwo muntu akubwira byose urabyemera. Nibwo rero yamubwiye ati tugomba kuryamana. Rwose umukobwa aza kubanza kubyanga, ariko aramubwira ati nubyanga ahubwo imikoshi wari ufite n'imyako ahubwo iraguma iriyongera. Umukobwa rero aza kubyemera. Nyamugabo profete, umukozi w'Imana, umuhanuzi, agiyeho ararongoye.
arangije ati kugira ngo ibi bigombe kugushiraho neza burundu nuko tugomba kuryamana iminsi 3, ubwo nejo nzagaruka, nejo bundi nzagaruka. Uyu mukobwa uwo mutekamutwe ngo ni umuhanuzi, amaze gutaha umukobwa umutima uramurya, aribaza aravuga ati se ko nsambanye kandi Imana yanga ubusambanyi, nkaba nsambanye n'umuntu, ese ubu koko nibyo? Uyu mukobwa rero hari ahantu yajyaga ajya ngo gusengera nimugoroba mu butayu bw'ahantu bita Banguka ngo utabare, hari mu ishyamba abantu benshi barahazi. Arangije ngo agira ate, aza kugera muri groupe ndetse bahita banamurondora ati vuba vuba ati ihana icyaha cy'ubusambanyi wakoze. Nuko aza kuganira n'umukozi w'Imana wa nyawe wayoboraga iryo tsinda ryakoreraga muri ubwo butayu, aza kwatura icyo cyaha, mubwira uko byose byagenze. Arangije aramubwira ati umva wowe, kubera ko ntabyo waruzi, ihana Imana irakubabarira, ariko uwo muntu wabikoze yitwaje iryo zina azahura n'ibyago bikomeye, azahura n'umuvumo ukomeye kuva icyo gihe kugera uyu munsi. Ubonye ubuzima uwo mukozi w'Imana arimo uyu munsi, kandi icyo gihe yaragize gute? Icyo gihe yari ameze neza rwose, akomeye, nta nzara afite, abantu bamwizera, abantu bamufasha, ndetse n'icyumba yagiraga abantu baranaturaga rwose, ntiyajyaga abura ibyo arya cyangwa se ngo abure amafaranga. Ariko uyu munsi ubuzima arimo ntago nakwifuza kunamubona. Hanyuma rero reka dusubire ku uyu profete Fisto. Yaje rero kugira gute? Ubwo urumva uwo mukobwa yaraje nawe, urumva ntabwo yabuze siyasa mutera. Arangije bararyamana, bamaze kuryamana ubwo aramubeshye wenda ngo aramusengera cyangwa ibiki. Hanyuma umukobwa arataha. Amaze gutaha ashobora nawe kuba yaratekereje bati umuntu ni umutekamutwe, cyangwa se umuntu ni umwesikoro, cyangwa se umuntu ashobora kuba yananteye sida cyangwa se akantera inda, reka noneho nanjye muhamagare muri kodinga gusa nkaho ndi kumuryoza ibyo yakoze. Hanyuma rero izi record cyangwa se amajwi ndi bugende mumvisha na amajwi uyu mukobwa witwa Olive yagiye afata Fisto. Hamwe Fisto amubwira ati ngwino ndebe, ahandi se uraza kundeba cyangwa ahandi umukobwa amuhakanira ati jewe ntabwo cyagiye waranshutse undongora untunguye, atari ku mungu ntabwo nakwemera. Ashobora no kuba yarihuriye n'ikiraya kikamubwira ati ntabwo wakongera kundongora utanyishyuye, cyagiye waramfatiranye. Hari naho amajwi agenda avuga yuko ngo wamutera ubwoba ko ngo azamusengera ngo agapfa, ngo cyangwa se ngo azamusengera ngo imodoka ikamugonga ngo mu muhanda, ngo yarangiza ngo Fisto ngo akaba ari uza ngo kumusengera ngo hanyuma ngo akazuka. Mbese ibintu byinshi, ngo hari amagambo menshi yagiye abwira uyu mukobwa. Amwe muri ayo magambo cyangwa se muri ayo majwi ndaje mu kanya ngende nyabakinira, hanyuma namwe muraza kumbwira muri komenti, mumbwire mutese bariya abakozi b'Imana mwizeye aba ngo ni ba profete, ngo ni ba bishop, ngo ni ba apotre, ese aba bantu ese koko ni ngoma ngo twizere aba bantu badutware? Niba koko bavuga ngo turi imbata cyangwa se ngo turi intama z'Imana, koko badushyiremo ibiziriko badutware nk'ihene bagiye kubaga? Ese ko Bibiliya ivuga ngo umwenda umaze gutabukamo kabiri ngo byasobanuraga ngo buri wese yigerereyo. Yesu ko ari we wari umutambyi mukuru, Yesu ko ari we wadupfiye twese kandi dufite uburenganzira bumwe ku Mana. Ese kubera iki hariho abantu biyita ngo ni abatambyi, cyangwa se bakumva ngo nibo bantu bagomba kugira uruhare kugira ngo ibintu byawe bicemo, umugisha wawe uze, Imana ikubabarire, kugira ngo uzajye mu ijuru? Kandi Bibiliya ivuga Yesu niwe uvuge ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data ntamujyanye. Ariko ugasanga umuntu wari kukubwira ngo ni njyewe ugomba kugufasha cyangwa kuguhesha ibi bintu. Ese ninde ugomba kuduhesha umugisha? Ninde ugomba kuduhesha agakiza? Ninde ugomba kuduhesha ubugingo buhoraho atari Yesu? Hanyuma
uyu Fiston rero uyu mukobwa rwose ku nshuro ya kabiri yaje no kumubwira yuko ngo yamuteye inda ariko ngo byari kumufera kugira ngo yumve abanze nawe amuhabye yumve niba yemera cyangwa se atayemera. Ariko mu majwi Fiston yagiye agaragaza ndetse mu kiganiro cyakozwe n'uwo bita Pastor Claude cyangwa se Sebiradiyo yagiye anamubaza mo amagambo amwe namwe amubaza ati ese uyu mukobwa ko avuga ko wamuteye inda ese koko urabyemera cyangwa. Noneho uyu Prophete Fiston we akavuga ko ngo ntabwo ngo akwiye ngo kubisakaza ngo kubivuga ahantu kure ngo ahubwo ngo arashaka ko ngo bagira gute ngo arashaka ko ngo baganira ngo bicara bakaganira. So rero bigenda bivugwa yuko aba bagabo rimwe na rimwe ari abatekamitwe cyangwa se rimwe na rimwe ko bashobora kuba bafite imbaraga z'ikuzimu bakoresha cyangwa se imbaraga z'imyuka mibi zitari imbaraga z'Imana, bitewe nuko hari ibyo bakora koko cyangwa se bavuga ukabona birabaye cyangwa se birakoretse, ariko nanone wajya kureba mu myitwarire yabo ugasanga bamwe ni abasinzi, abandi ni abasambanyi, ugasanga abandi ni abicanyi, ugasanga abandi ni abajura. Kandi ibintu byose bakabikora bitwaje Bibiliya cyangwa se bitwaje ijambo ry'Imana cyangwa se bitwaje Imana. Ibi bintu byose bakabikora ariko igihe kikazagera ukabona abantu batangiye kugira gute kujya hanze, batangira kubona utangiye kubanika hanze bakakuzanaho iterabwoba ngo turaza kugusengera ngo upfe, ngo turaza kugutamba ibitambo ngo nawe ngo upfe ngo ukindutse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iryo terabwoba iki ni igihe cyo kugira ngo rigere hanze cyangwa se rigaragare, abo bantu banakurikiranwe. Kuko gufatirana umuntu mu ntege nkeya ngo duhurire mu butayu cyangwa se duhurira aha n'aha, ugafata umwana w'umukobwa cyangwa se umugore utaramenye ibyo, utaraba umuntu mukuru mu by'Imana cyangwa se utarasobanukirwa, ugafata umuntu ukamwesikora ukageraho umusambanya cyangwa se ukajya umutwara amafaranga ye. Ibi bintu ni bya bindi by'ubwesikorokeri. Aba bantu nabo bakwiye gukurikiranwa nka ba bandi bagushuka ngo fata ngo ibi nibikora ibi nibi kuri telefone cyangwa se ngo gikora ibi nibi bakagutwara amafaranga. Ibi nta hantu bitandukaniye. Uyu muntu witwa Prophete Fiston akwiriye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Hari undi mugabo nzi ngire ngo icyo gihe nanjye kubera ko nari maze kugenda menya bimwe na bimwe, sobanukirwa bimwe na bimwe, ngewe ubwanjye naje kumwicaza ndamwihaburira ndamuhabya. Hari umugabo wajyaga ukunda kuza agendana imetero cyangwa se zino metero z'abafundi, agenda muri Banguka ngo utabare, agenda nawe yarigize umuhanuzi, yarigize umuntu kuvugana n'Imana, yarigize umuntu ukorana n'Imana. Ndabyibuka hari umudamu umwe witwaga Amina, yari umudamu wakuriye mu Basilamu ariko ashaka kwibera umurokore bitewe nuko ngo yashaka kwitandukanya n'ibigirwamana by'iwabo. Uyu mugabo aza kugira gutya, nawe aza kumufatirana, amubwira ko agomba kumusengera, amubwira ko agomba kumukuraho imyaku, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma nawe birangira agiye amusambanya. Byatangiye gute rero? Byatangiye amutuma amazi mu gacupa ka Nili, akaza ngo kumwoza mu myanya myibarukiro cyangwa se amwoza ku gitsina, ngo arimo aramuderivara cyangwa se ngo yasengeye amazi, ngo ayo mazi ngo agiye kuyamwogesha mu gitsina, ngo kugira ngo imyaku ngo n'imyuka mibi yose ngo ya karande ngo ayimukureho. Ibyo bintu ngo abikorera mu ishyamba rya Banguka ngo utabare hariya ku musozi mu gihuru. Bwa kabiri amusanga iwe. Uyu mugore yageze naho amenesha abana be, yarafite abana babiri, bamwe agenda bamenesha bajya kuba kwa bene wabo, abandi babinzerere, undi abinzererezi, kugira ngo uwo mugabo ageza abimukorere badahari. Uwo mugore twaje kubana na nyuma anyihera ubuhamya, arangije arambwira ati ariko uyu mugabo ashobora kuba ari umwesikoro, ahubwo njya mbona wowe inyigisho wigisha arizo z'ukuri. Ubwo ambwira ibyo bintu nkubitwa n'inkuba, ndaje ndavuga nti ariko hari abantu bashobora kuba bishyiraho imivumo, bashobora kuba bari kwishyiraho. Buriya ngo Imana ijya ibabarira icyaha
ariko ikintu bita ingaruka z'icyaha zikakugeraho. Hari abantu bo bumva ko ashobora gukora ibintu akavuga ngo nta cyaha kitababarirwa. Yego, Imana ishobora kukubabarira icyaha cyawe rwose ikakweza, ariko igihe cyose ukiri mu isi uzahura n'ingaruka, ndetse nizitakubaho ukazarinda upfa, abana bawe bashobora kuzahura nazo. Ngayo nguko rero ikiganiro cyacu reka nyihagarikira aha, hanyuma mbagezeho amajwi amwe namwe. Uyu mukobwa witwa Oliva yagiye mu byo yagiye avugana cyangwa se apanga n'uyu nguyu ngo ni Profete Fiston w'umutekamutwe w'umwesikoro ukwiye guhanwa cyangwa se ukwiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Ngayo nguko rero reka mbumvisha aya majwi. Ahageze muragana uje kundeba cyangwa ntabwo uje kundeba ureba ngo n'ibintu byo kwirirwa muri za gare. nanjye urampa amafaranga, reka ntabwo nzongera kuryamana nawe utampaye amafaranga. Kristo yagarutse nimuvugane rero icyo wenda kumubwira. Amafaranga menshi mbona nimero yanjye ufite. Yego. Oliva. Kristo yagarutse. Kristo yigutesha umutwe n'ananja baraze. Ari cyo yibuka. Naribi ntabwo nyibuka. Ngenda yibuka nta kibazo kirimo rwose. Kuri wowe nta kibazo, ariko njye mfite ikibazo. Kiki nyine. Cyuko nafite aho kuba. None ubusanzwe ujya ugenda byemera byo byonyine wabagahise. Nahise uko mbaye hari kuba ntaho mfite aho kuba. Ari ubufasha wiga umuntu yakubufasha, ariko umuntu azanye ibyo kwikagasha cyane ntabwo bikunda. None kikagasha. Kandi ndi kukubwira iyo wakubufasha, ariko uzana mu buno bw'ubunyanga ntabwo bikunda. Ubunyanga mwuzanye. Urabona ndi igitiyo, ndi ikintu kitagira ubwenge. Nyine ubunyanga. David se. Mwuzanyeho ubuhe bunyanga? Urabona umwana wo gufata. Nyine ndakubajije. Ubuhe bunyanga mwuzanye? Nanjye ndagusubije rero ndakubwiye ngo tegereza ikizavamo n'abari wanjye tuzawakira. Ndende hari ikibazo kirimo. Okay. Urumva ibyo bintu ari byo gusakuza? Murakoze. Birakoze. Kandi iyo ujyanywe n'umuntu mukuru ntabwo ari gutya babwira umuntu, nabwira umuntu ati ndagushaka tuganire. Iyo ari cyo mfasha ntabwo ari gutya bavuga. Ese bamfashije basi ko ngiye kuburara? Iyo wakufasha ntabwo ujya kubisha umuntu. Urabona n'umwana mu myaka mfite n'umujyi nse. Nyine se amashuri n'inzu urabona nta bwenge ngira. None se urumva ndimo ndabeshya agiye mukandutiye? N'Imana ngorera. Yangane nanjye nta kintu mfishe. Ku buryo udasaba n'agahusho. Reka birabyanze. No kuwa mbere no ku cyumweru. Nabikubwiye ko mari nka saa sita zuzuye. Yego. Izo ngizo mwoherereje yari azi ko yasibye ibintu byose ntazikuyeho. Izo nezeje bundi iyo ya mbere wumva ukuntu yambwiraga ngo nintegereze ngo itariki ngarayibuka ngo umwana ngo avuke ngo cyangwa ngo tuzakoreshe DNA. Niyo ngiyo. Ndetse mfata umumotari uramwishyura? Igare. Wahavuye? Oya ndahari ndi hano ku rukiko rwa gisirikare. Nyamirambo? Ku rukiko rwa gisirikare. Ahandi? Oya hano hafi yaho nicaye. N'ahandi wicaye? Ubwo nyine nituhagera turakubwira. None se wowe fata umumotari nuza kuhagera urahise wongera umpamagare. Okay, naribi. Umugore asa nkaho buri usiko bafite gahunda. Gahunda se sinyifite?
none se ufite gahunda wambye iminota ingahe? 12. none 12 ndizavuyemo abasangahe? Ngiye guteka ndaje. umva sinanjye ndicaye iminota 5 nirenga ndahita mbaguruka ngenda. Yego. asa ubimeze bite sha? Sawa. uri none? Ndi mu rugo. ngo nzotse mu rusengero aho Nyamirambo. Minota ingahe? 12. Komeza mwumve. Ahageze. Muragana he? Turi hano haruguru ku muhanda ariko urama amafaranga uyu munsi. Amafaranga y'iki? Nakubwiye ikibazo mfite se. Ikibazo ciki? Ubwo nabyo mwajya mu uje kureba umuntu nturamureba uramubaza amafaranga y'iki? Ikibazo ntari yihorere. Amafaranga nawe si cyo nicyo kibazo nzaniye cyangwa uje kundeba? Ntabwo byakongera gukunda nimba ntayo uri bumve. Iki si birongera gukunda? Wowe uje kundeba mbese iraho kubimbwira kuri phone. Bigo bwenge ryari ori. Abo ni ibintu byo kuririmbizaga. Nanjye urama amafuta acuramye. Acuramye nyine. Nese uje kureba umuntu uramugira uramubaza amafaranga. Ni cyo somo ry'umunsi. Somo ry'umunsi sumaye ni iri. Uri he huko? Reka nkubajije. Uje kundeba cyangwa ntabwo uje kundeba ureba? Abo ni ibintu byo kuririmbizaga. Nanjye urama amafaranga. Reka ntabwo nzongera kuryamana nawe utamaye amafaranga. None se ngiye uje kuryamana nanjye uri cyangwa uje kundeba tuganire? Ntabwo uje kuryamana nanjye. Umva ari cyo kibazo ufite? Nta kibazo. Uri hehe? Nyine ushatse kumbwira nabi none se kuba umuntu mwaganira hari ibiganiro bivamo kuba mwahuza nkuko nahuzaga nawe n'ubundi mbere none numva nagucika se. Ngewe nicaye ahantu mu kajaride ndi kunywa agafanta. Uraje wicaye tuganire cyangwa ntabwo uje kuganira nanjye? Niba umuntu anagufasha ko yagufashiriza uri kuvuga kuri telefone. Nawe uri umuntu mukuru. Oya ntabwo rero ndi buzira ubusa kabisa kuko byabaye ubushize byarabaye nyine ntabwo byakongera tu. Ushaka ngahe uri? Ngwino ndayaguha. Ntango ni 200. Ibihumbi 200? Ubwo twebwe twaba dukora iki? Mwaba mubwiriza. Rega mama Imana iguhe umugisha. Urasetsa? Nari barakaniye mukobwa wanjye. Narakaniye warambabaje kandi kumbabaza kwa. Ariko wakaje kundeba Oliva nje se ko napfishije umwana ibyo urabizi? Ntabwo nzi nabyo wambi. None se nyine ni ngombwa ibintu byose nari kuja kuri social media ngavuga napfishije se? Oya buriya y'umuntu. Umva se tubyoroshye. Byoroshye. Tubonane. Tubonane. Unabonye social media se bakwataka wakoze iki? Kunyataka kuki? Biriya bintu byo guhanura abantu bashyiraho kamera ko nabonye bakwataka. Banyataka kujyanye n'iki? Uzasure YouTube yawe urebe. None se hari umuntu wera de mwisi? Abonye bakwataka wa live. Banyataka? Bavuga ngo iki?
ba Bobo se tujya ubumva? Bobo umufite ikibazo cy'akaboko? Niwe nabonye rero avuga ku nkuru yawe ntumbaze ibye. Mwihorere nabirenze. Nabirenze? Nabirenze. Ngaho nyohereza itike nze rero narindi mu rugo nakubeshyaga. Ase wari wafashe moto. Ni kangahe ngwishuriye moto? Nyine Icyo ni ikibazo wari wazi ugasubira tishuriye moto vuba bakwishuriye moto. Ndaje nari. Meze bite? Eza ndashimira Imana. Ndashimira Imana. Kwangana se bisabikira? Iyo umuntu akweretse umutima nawe aramwereka, iyo umuntu akweretse ko ndahari nawe witoreza kandi ntabwo higishijwe kwiruka inyuma y'abadahari. None wiruka y'abadahari kandi? Wiruka inyuma y'abadahari narapfuye se kandi? Ntabwo wari uhari kandi ntabwo uvuga. Ubu ntabwo mpari. Wallahi ntabwo mpari. Rero ukuri kuvuga ngo urwaye umutwe ngo urwaye iki wongeye kuvuga? None wigeze umpamagara se ngo mbaze? Ndaguhamagaye masanze nawe ushobora kwandika message ukabaza mugenzi wawe ngo umeze ute. Nase ko ibintu byankomeranye uramfasha iki? Ibintu bijyananye n'iki? Ko byankomeranye njye nagwaye voice kuri WhatsApp ngaho ngirira. Tutegereze niba yanjye izavuke nta kibazo. Naribi. Ariko isi uyibuka? Naribi ntabwo nyibuka. Ngenda yibuka nta kibazo kirimo rwose. Kuri wowe nta kibazo ariko njye mfite ikibazo. Kiki nyine? Cyuko nafite aho kuba. None ubusanzwe icyo gihe ndabyemera byo byonyine wabagahise. Nahise ko mbaye hari kuba ntaho mfite aho kuba. Ari ubufasha wiza umuntu yakubufasha ariko umuntu azanye ibyo kwikagasha cyane ntabwo bikunda. None kikagasha. Kandi ndi kukubwira ngo iyo wakubufasha ariko uzana mu buno bw'ubunyanga ntabwo bikunda. Ubunyanga nkuzanye. Urabona ndi igitiyo ndi ikintu kitagira ubwenge. Nyine bunyanga. David se. Muzanyeho ubuhe bunyanga? Urabona umwana wo gufata? Nyine ndakubajije. Ubuhe bunyanga muzanye? Nanjye ndagusubije rero ndakubwiye ngo tegereza ikizavamo n'abari wanjye tuzawakira. N'igihe hari ikibazo kirimo. Urumva ibyo bintu ari byo gusakuza? Murakoze. Birakoze. Kandi iyo ujyawe n'umuntu mukuru ntabwo ari gutya babwira umuntu nabwira umuntu ati ndagushaka tuganire. Iyo ari cyo mfasha ntabwo ari gutya bavuga. Ese bamfashije basi ko ngiye kuburara? Iyo wakufasha ntabwo ujya kubisha umuntu. Urabona n'umwana mu myaka mfite n'umujyi nse. Nyine se urabona amashuri n'inzu urabona nta bwenge ngira. None nubwo tubonanye ryari? nanjye ubona byanyobeye ukuntu tuzabonana. Uzatubwira nabijo. Nabikubwiye ko mari nka saa sita zuzuye. Yego. Izo ngizo nkoherereje yari azi ko yasibye ibintu byose ntazikuyeho. Izo nezeje bundi iyo ya mbere wumva ukuntu yambwiraga ngo nintegereze ngo itariki ngarayibuka ngo umwana ngo avuke ngo cyangwa ngo tuzakoreshe DNA. Niyo ngiyo. Izindi yarazisibye ariko uriya mugabo arazifite azazishyira hanze arazifite. Yanyorezaga nyine voice agira ngo ntago ndi bubikureho.
ariko izo yagiye ampamagara zose turi gukora ikiganiro. ndetse mfata umumotari uramwishyura igare wahavuye oya ndahari ndi hano ku rukiko rwa gisirikare Nyamirambo ku rukiko rwa gisirikare hahandi oya paya n'ahandi aho nicaye n'ahandi wicaye ubwo nyine nituhagera turakubwira none se wowe fata umumotari nuza kuhagera urahise wongera umpamagare. okay nari umugore asa ngaho buri uko bafite gahunda se sinyifite none se ufite gahunda wambye iminota ingahe 12 none 12 zavuyemo amasangahe ngiye guteka ndaje umva sinanjye ndicaye iminota 5 nirenga ndahita mbaguruka ngenda yego asa ubimeze bite sha sawa uri none ndi mu rugo ngo nzohotse mu rusengero aho uri Nyamirambo iminota ingahe 12 komeza mwumve ahageze muragana he turi hano haruguru ku muhanda ariko urama amafaranga uyu munsi amafaranga y'iki sinakubwiye ikibazo mfite se ikibazo cy'iki ubwo nabyo mwajya mu uje kureba umuntu nturamureba uramubaza amafaranga y'iki ikibazo ntari yihorere amafaranga nayo si icyo nicyo kibazo nzaniye cyangwa uje kundeba uracuramye nyine ndetse uje kureba umuntu uramugira uramubaza amafaranga ni iryo somo ry'umunsi isomo ry'umunsi sumaye ni iri uri hehe ahubwo ufite nkubajije uje kundeba cyangwa ntabwo uje kundeba ureba aho ngo n'ibintu byo kwirirwa muri za gare nanjye urampa amafaranga reka ntabwo nzongera kuryamana nawe utampaye amafaranga none se njye uje kuryamana nanjye uri cyangwa uje kundeba tuganire ntabwo uje kuryamana nanjye umva ari cyo kibazo ufite nta kibazo uri hehe nyine ushatse kumbwira nabi none se kuba umuntu mwaganira hari ibiganiro bivamo kuba mwahuza nk'uko nahuzaga nawe n'ubundi mbere none numva nagucika se njyewe nicaye ahantu mu kajaride ndi kunywa agafanta uraje wicaye tuganire cyangwa ntabwo uje kuganira nanjye niba umuntu anagufasha ko yagufashiriza uri kuvuga kuri telefone nawe ntibizi uri umuntu mukuru oya ntabwo rero ndi buzira ubusa kabisa kuko byabaye ubushize byarabaye nyine ntabwo byakongera tu ushaka ngahe uri ngwino ndayaguha ntabwo ni 200 ibihumbi 200 ubwo twebwe twaba dukora iki mwaba mubwiriza rega mama imana iguha umugisha birasetsa nari barakaniye mukobwa wanjye narakaniye warambabaje kandi kumbabaza kwa ariko wari wakaje kundeba Oliva njye se ko napfishije umwana ibyo urabizi ntabyo nzi ntabyo wambi none se nyine ni ngombwa ibintu byose nari kujya kuri social media ngavuga napfishije se oya buriya y'umuntu ubwo se tubyoroshye byoroshye
wowe tubonane. Unabonye social media se bakwataka wakoze iki? Kunyataka kuki? Biriya bintu byo guhanura abantu bashyiraho kamera ko nabonye bakwataka. Banyataka kujyanye n'iki? Uzasure YouTube yawe urebe. Ndetse hari umuntu wera de mwise. Abonye bakwataka wa live. Banyataka. Bavuga ngo iki? Ba Bobo se tujye ubumva. Bobo umufite ikibazo cy'akaboko? Niwe nabonye rero avuga ku nkuru yawe ntumbaze ibye. Mwihorere nabirenze. 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 Ngaho nyohereza itike nze rero narindi mu rugo nakubeshyaga. Ase wari wafashe moto. Ni kangahe ngwishuriye moto? Nyine ni ikibazo wari wazi ugasubira tishuriye moto vuba bakwishuriye moto. Ndaje nari. Twumviye nayo. Meze bite? Eza ndashima Imana. Ndashima Imana. Kwangana se bisabikira? Iyo umuntu akweretse umutima nawe aramwereka, iyo umuntu akweretse ko ndahari nawe uritoreza kandi ntabwo higishijwe kwiruka inyuma y'abadahari. None wiruka y'abadahari kandi? Wiruka inyuma y'abadahari narapfuye se kandi? Ntabwo wari uhari kandi ntabwo uvuga. Ubu ntabwo mpari. Wallahi ntabwo mpari. Rero ukuri kuvuga ngo urwaye umutwe ngo urwaye iki wongeye kuvuga? None wigeze umpamagara se ngo mbaze? Ndaguhamagaye masanze nawe ushobora kwandika message ukabaza mugenzi wawe umeze ute. Nase ko ibintu byankomeranye uramfasha iki? Ibintu bijyananye n'iki? Ko byankomeranye njye nagwaye voice kuri WhatsApp ngaho ngirira. Tutegereze niba yanjye uzavuke nta kibazo. Naribi. Ariko so yibuka? Naribi ntabwo nyibuka. Ngenda yibuka nta kibazo kirimo rwose. Kuri wowe nta kibazo ariko njye mfite ikibazo. Kiki nyine? Cyuko nafite aho kuba. None usanzwe ni ugenda byemera byo byonyine wabagahise. Nzi ko mbaye hari kuba ntawe mfite aho kuba. Ari ubufasha buriho umuntu yakubufasha ariko umuntu azanye ibyo kwikagasha cyane ntabwo bikunda. None kikagasha. Kandi ndi kukubwira iyo wakubufasha ariko uzana mu buno bw'ubunyanga ntabwo bikunda. Ubunyanga mwuzanye. Urabona ndi igitero ndi ikindi kitagira ubwenge. Nyine bunyanga. David se. Mwuzanyeho ubuhe bunyanga? Urabona umwana wo gufata. Nyine ndakubajije. Ubuhe bunyanga mwuzanye? Nanjye ndagusubije rero ndakubwiye ngo tegereza ikizavamo n'aba rwanjye tuzawakira. Nigene hari ikibazo kirimo. Urumva ibyo bintu ari byo gusakuza? Birakoze. Birakoze. Kandi iyo ugira ngo ni umuntu mukuru ntabwo ari gutya babwira umuntu nabwira umuntu ati ndagushaka tuganire. Iyo ari cyo mfasha ntabwo ari gutya bavuga. Ese bamfashije basi ko ngiye kuburara? Iyo wakufasha ntabwo ujya kubisha umuntu. Urabona n'umwana mu myaka mfite n'umuginzi. Nyine se urabona amashuri n'inzu urabona nta bwenge ngira. None se urumva ndimo ndabeshya agiye mukandutiye? N'Imana ngorera. Yangane nanjye nta kintu mfishe. Wahavuye? Oya ndahari ndi hano ku rukiko rwa gisirikare. Nyamirambo. Nyamirambo? Ku rukiko rwa gisirikare. Hahandi? Oya nsajya hano hafi yaho nicaye. N'ahandi wicaye?
ubwo nyine nituhagera turakubwira none se wowe fata umumotari nuza kuhagera urahita wongera umpamagare. okay naribi umugore asa ngaho buri usiko bafite gahunda se sinyifite none se ufite gahunda wambye iminota ingahe? 12 none 12 ndizavuyemo abasangahe? ngiye guteka ndaje umva njye ndicaye iminota 5 nirenga ndahita mbaguruka ngenda. yego asa ubimeze bite sha? sawa uriye none? ndi mu rugo ngo nzohotse mu rusengero aho Nyamirambo. Minota ingahe? 12 komeza mwumve. wahageze muragana he? turi hano haruguru ku muhanda ariko urama amafaranga uyu munsi. Amafaranga y'iki? Sinakubwiye ikibazo mfite se? Ikibazo cy'iki? ubwo nabyo mwajya mu uje kureba umuntu nturamureba uramubaza amafaranga y'iki? ikibazo ntaribi nihorere amafaranga nawe si icyo nicyo kibazo nzaniye cyangwa uje kundeba? ntabwo byakongera gukunda nimba ntayo uri bumve. iki si birongera gukunda wowe uje kundeba mbese aho kuri kubimbwira kuri phone bigo bwenge ryari ori uramugira ni ryo somo ry'umuntu uje kundeba cyangwa ntabwo uje kundeba ureba aho ngo n'ibintu byo kwirirwa muri za gaza nanjye urampa amafuta acuramye ucuramye nyine ndetse uje kureba umuntu uramugira uramubaza amafaranga ni ryo somo ry'umunsi. isomo ry'umunsi sumaye ni irihe? uri hehe ahubwo? ufite nkubajije uje kundeba cyangwa ntabwo uje kundeba ureba aho ngo n'ibintu byo kwirirwa muri za gaza nanjye urampa amafaranga reka ntabwo nzongera kuryamana nawe utampaye amafaranga. none se njye uje kuryamana nanjye uri cyangwa uje kundeba tuganire? ntabwo uje kuryamana nanjye uba ari cyo kibazo ufite? nta kibazo. uri hehe? nyine ushatse kumbwira nabi none se kuba umuntu mwaganira hari ibiganiro bivamo kuba mwahuza nk'uko nahuzaga nawe n'ubundi mbere none numva nagucika se.